umva utazankubita we nawe umusore indaya umusore indaya unkubita wowe umusore indaya ubikoze mani ndo umusore indaya gusa Mishu meze bite unumva uri bize cyane se mu kazi ngira naribi ngize ngo urahuze nyine ngo mbe nkurese ngene bari ibintu byihutirwa ko ahantu ndi hatuma tutavugana ni ibintu byadanje ngo niba uhuze bwo wapi ngira nari bindi kukumva kandi mbwenga ahantu uri ngo ntago ngo ngari kukubwira mwana nataje mbwira ubu tuvugana si Mishu ubu tuvugana urumva ndi Kigali pareti urumva Kigali pareti turahabona Kimironko ndi jyenyine naraburijwe waje ukandeba mana urinde se ahubwo ko njye no telefone ikanyereka umuntu iyi telefoni ni ya Seruka TV show ngo wahamagaje urumva njye ni bina icon uramenye cyane gwamenye Seruka ni uko ni Seruka wa mukiga naribi ndi kukumva ama uri gushaka iki se muvango njye ndi kugushaka ndi hano ndi Kigali pareti uri gushaka iki nyine njye ndi kushaka se nk'umwari njye nshaka usangayo nkakora iki nibyo bintu ndi kukubaza what is your name zikomeruka nyango wariyogoshesheje none yamisatsi uracyayifite imisatsi wayimenya Imana izananire gukundana n'umugabo ufite imisatsi nk'iyi wamukura he cyo n'izina ry'Imana wamukura he ntabwo byakunda wamukura he yego niba jyayo kaya tuzi kari urenze mu Rwanda shayo imisatsi ntabwo njye nayikunda uzajya hehe ntabwo nayikunda uzajyanwa nande ngenza nkunda umukene mu gihe wamukundaga ko yagiye uhe wamukundaga ko yagiye katana kwiteza uhe wankundaga asigara ngo namere imbere y'amaso yawe yaragutaye karabaye uburi hehe amashiti yanjye twegatiye uburi hehe igihe kigeze turarekura yaragutaye nagari kurekura yaragutaye oya niyo yana ntacyo Jackson se mahoro oya yaragutaye abagabo mfite ni benshi Jackson se mahoro yaragutaye ufite abagabo benshi urimo muri macyo indaya cyane uri indaya bitwaye iki IT washije imbere indaya koko oya washije imbere indaya koko niba ndi indaya se bitwaye iki nawe waje kuba umukiriya wanjye hari ikibazo kirimo no wina tugane procedure tugane washije indaya ma tugane Jura ngo magawe telefone ngo ati IT keza cyangwa muri mukirana ni cyarakize oya kuba yarantaye ngero mari cyose ngiye nawe mfite kuba yarantaye shumi yanjye urumva nzabura abagabo kuko yantaye akuri indaya uza bitwaye iki mwari nawe uri umukiriya wanjye ndanago zemeye gasike ndanago zemeye wigumya kunkutana ngo bitatu turabipfa indani zemewe ndanago zemeye aragufunga nta kibazo baragufunga oya wina keza tuganire kubera ko uyu munsi Jackson se mahoro niko nitwa yego wina uri ex wa Mishu mwambase mwarakundanye sibyo ex wa Mishu cyane uvuye muri Zimbabwe yego I'm coming from Zimbabwe no Mishu mwari yunze bize biti mano shako nise ko niyunga na Mishu koko asa after kaga fema kuri nakuyunga na Mishu koko agafema afite nakuyunga na Mishu nakaye kano kanyara mwihakaye agafema afite nakaye man inde Mishu se ni narayobye bro yego narayobye nyimara kumenyana na Mishu narayobye nasanze narayobye kabisa yego yoro gushanga niyunga na Mishu nagasha afite kaye ntago mbizi nyamara ke Mishu aramusebeje Mishu ntago muzi kana Mishu aramuzi barabanye twabanye se ukundana n'imbwa niko bigenda man kundana n'imbwa igihe kiragera imbwa mani igihe kiragera imbwa ikaguta imbwa sirihe dore imbwa ngenzi nabura kuntu ari kuyongoza nkawe se yahita akajya hese dore imbwa nyinshi ndi kwaga gukora n'imbwa akazi gukora n'imbwa akazi kamera sheri ko mushoza se n'uwawe korodi ngura ubwire ngaho ngiro cyose nese kubera ko ndumuzi ya sport umva namenya n'umunyarwanda koko akora wina nawe ushaka ko ujya gore oya kubera ko hanze ngaho so ndebera
Shamishu yagane. kubera ko nawe ndi mu diaspora nagora menya n'abanyarwanda komera komera Imeze bite shu? Imeze neza se nanjye ndaho. Wina bera mbere ikaze mu Rwanda ariko sheri wawe yaguciye inyuma. sheri wanje we mishuze Mwana wongera kumbwira ibya mishu bro wongera kumbwira ibya mishu mishu mwihorere wongera kumbwira ibya mishu yego Wina uyu munsi rero sasa ugeze mu Rwanda keza kwakiriye ariko yakugoye cyane akwita inyama ikibazo keza yango ninda mani icyo kibazo cya Nese bintwaye iki kunyita ntacyo bintwaye sheri je numvaga bivuga ikibazo no kunyita indaya no mu Rwanda ngo resirongora indaya gute gera kurongora je gera kurongora je uransuzugura sema ni ukunyita indaya nuko ndongora nkamwishyura nicyo kibazo ubwo naraguhaza niko ndiyama nicyo kintu ndamwubaha kansuzugura kubera ko munongora umuntu ko namusuzugura ubwo naraguhaza kumaga najye umuntu adahaye ko kurya indyo imwe ntabwo byakunda umuntu aba akeneye guhora ahinduranya sibyo kuraho rero nakureka Jackson seba waro nitwa ngira ibintu igendere kabisa igendere nakuretse twese twarekanye ndagukatiye kuri namishu sinamurushaga ubwiza nta nicyo namurushaga sibyo waramutaka ukamutaka ngafite inuze nzima ngafite iki ngafite iki yarafite iki kizima ngorera ngo wajyaga mu manyongo wahenamo ngo ukumva ngo ni woke none ngo umutaye mu bishanga shumi yanjye ngo yaranyaraga kamera mu mabati umva shumi yanjye niba ari ikintu cyambabaje ni ukubona misharibwa na Eric man yarishebeje kandi nawe narakuriye ikindi kintu yarakeneye ni ibiceri papa kandi nawe narakuriye kandi none ibiceri byamushizeho papa ni gute namuriye nawe narakuriye ni gute nakuriye nawe namuriye uribuka umunsi wabo ngo bamuhaye 400 byose byaragiye si byaraye bishize byagendeye kuri nde iyo katire sambiri yagendeye kuri nde yego shayi uracyaka ava nutsome mbabara nutsome Ndago cyakutsoma mbabari giore Nyera ndagwaza amarira baguteje yariko mara babonye udashoboye akazi ntugashoboye yo amafaranga kahari amafaranga arahari naye hari papa amafaranga arashize amafaranga arahari rega mfata ku ngufu mfata neza wito ngufu akorona oke nari kumfata hano wakanyica kandi shire man ise kuri kugumya kumanagura ibyanje warabiguze urabimpahira bese byabibahehe nyine urabimpahira Koma muzi kurya ibyo mutaruhiye ibiki se byawe mwamenyere kurya iby'ubuntu bro erege yo muri yari iby'ubuntu ntamenya kubiha agaciro shiti yanjye iby'ubuntu nibihe nibe nari iby'ubuntu bikese nibihe nibihe iby'ubuntu ubwo muri makengira urukundo nari nari iby'ubuntu gushara urukundo rufite ndarugirirwa nuko rugutura mu bihombo ndarugirirwa nuko rugutora mu bihombo urwo rukundo ndarugirirwa sheri ndarugirirwa shanges dere yambwa ngenzi yawe gisha David sheri wakeza David niwe nashawe n'ubamwanya kahise ese umugabo wawe yagiye he umugabo wanje we umugabo wawe yagiye he wawe uri wiratana yagiye he sha umugabo wanje se sha uraho yimuvugaho ntagari ngomba kumva ngo umugabo wawe warakoraga byadanje yanyuma igihe kigeze muratandukana nese wari watandukanye na mishuru babikaze nanjye wanje kwa byara twaratandukanye nabo umuntu urenze kuki watandukanye na mishuru hoyi wowe ahubwo kuki watandukanye na umugabo wawe impamvu twatandukanye hari impamvu sheri hari impamvu watandukanye na umugabo wawe yewe nkuko nawe ufite impamvu watandukanye na mesho impamvu uratandukanye na mesho wawe menya ari nge ntayo nzi nanjye n'impamvu utagomba kumenya iyanjye n'umugabo wanjye ko twatandukanye nta kibazo nawe yarakwanze ashaka undi hari ikibazo se mesho ntabwo yanyangura bizi ndashahita njya kumuhamagara muhamagara Home Empire. Home Empire. kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho nitwa IT channel yitwa Home Empire nakiriye abastari umwe amaze iminsi ari muri za Zimbabwe undi ari mu Rwanda kubera ko witwa Wina akira Wina mara mikoro tuganira witwa Wina muramuzi yahoze Wina baramuzi kabisa amakuru aya amakuru ni meza kabisa wavuze utankozeho meze neza
Yes. Ndabyishimiye cyane meze neza. Mbonye umukobwa mwiza mu Rwanda nametse kubona. Wavuze ibyo bakubashije ngo nk'abakaba. Wavuze yamaze kazo cye yave. Mbonye umukobwa mwiza nametse kubona. Mani ijya ugabanya izo furi. Kibasoma kikanabahiga. Ikibasoma kikanabahiga. Bite kibasoma kikanabahiga. Yego shayigo mama yego. Umeze neza kapome. Yaranze. Ese kuki kunzwe kurusha abandi bose? Mishibiranze. Mani ndakuzwa. Usiko no diaspora ariko. Icara wige. Ayewe. Wina ikaze bro ikaze. Ya naba. Ikaze kuri mu. Ndabyishimiye kuba mama ikaze kuri kamera. Kuri channel Ipaya. Homo Ipaya. Ndabishimiye cyane nabyishimiye cyane nabikunze cyane. Homo Ipaya bro. Shamba kuri neza kabisa. Merci. Uyu munsi kuki naguze na ex wa Mishu kubera ko barakundanye. Video zawe nyinshi cyane. Nzi ko na IG yanjye muzarebe cyane n'uzo mu jamana we zirimo kubera ko 1200 byamurebye nyinshi cyane. Okay, mbena mbere. Kuko cyane Mishu. Ndagara bijyo nyine. Birenga. 7,000 bro. Ariko uriyemera. 7,000 nateye ifi wakisigara ntago biri. Ntukiyemere mani. 7,000 nateye ifi. Ahiti. 7,000 nateye ifi ntago biri. Birenga cyane. None se nyine. 7,000. Keza mbena mbere. Ex wa Mishu mbonye. Umubonye. Namubonye. Akarakeye yambaye yasimira. Uwo muntu utereka. Shana bya danger pe. Nimara guturuka muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe. Ariko ntago kurashingiye ariko ntago. Wari umucyari. Hajya bwa mbere wari umuki. Diaspora. Wari mu diaspora sha. Diaspora original. Keza ubwo rero tukiganira kuri bishite b'imihanda ariko mbena mbere Keza umeze neza. Shangiye meze neza kabisa. Uyu munsi abadukurikiye Keza mukunda cyane kuri Homo Empire kuko niho abenshi bamuzi aba Instagram, TikTok, YouTube no bose musanga reka Bazi Keza Empire. Homo Empire. Keza. Kuki waje mu Isiro? Yakoze courage. Mami mfatira Nese kubona nagukunze. Ukunda Wanze Mishu. Ye nta rukundo ngira ma. Yanze Mishu. Ye nta rukundo ngira rangu ndasenga marisha. Urona kina kumarisha se. Sha nacyo pe. Uwo masambu yose naguze mu Rwanda ushaka kwatesha gaciro. Mukanya yavuye ufite Vigo. Wowe urazana isambu y'ibihumbi miliyoni Ufite Vigo arakubeshya. Arakubeshya ufite Vigo. Nina yitinze diaspora. Nago wayitinga mana ahubwo se wa mugani yayiti wakoze kuzana sheri wa Mishu ko yari yarazimye wa mugani yazuwe ni. Ariko azimishwe niki? Murufite amafaranga arazimye. Amafaranga asavuye. Amafaranga. Ariko Yesu we shareka kugesha imiyange turaziranye. Turaziranye nawe se. Nge nawe turaziranye. Sibyo. Tuziranye. Bundi buramisha unuka dayi namugurira. Tuziranye. Iyo nekeje abakobwa bose mwakundanye. Nta numwe wigiza kwemeza. Mishaka kwemeza. Ugasigarana n'igiceri cy'ijana usigaranye ishumi yanjye. Iduka rigashya. Ubwo uri kumva? Agasigarana ikirahure kimwe cya Imagine man. Kigura ngahe? Uri kumva? Kigura ngahe? Icyo kirahure kigura ngahe? Icyo kirahure kigura ngahe? Ndahari man, ndahari. Ubaze kare wito. Oya nago mubaze man ese aratangiye. Wina yaribwe. Yibwe he? Amaze kwibwe he? Amakuru mfite urumva. Nafoto ntacyabaye ishumi yanjye. Ndetse nimbwa mugenzi wawe. Nimbwa mugenzi wawe. Manu kazana imbwa mani muri kamera. Iyi ni mbanje hagise. Nimbwa mugenzi wawe. Aho uri ni wawe se. Nimbwa mugenzi wawe. Aho uri ni wawe. Nese ubundi raza ya kabiri. Aho ni wawe. Nyine ziraza ari imbwa ebyiri. Aho ni wawe. Wewe nawe wina. Oya ntukarakare imbwa zigaragishobora kukurya ariko njye ntindye. Nese nuri imbwa ebyiri wowe. Nere imbwa ebyiri. Nyine ndi kukubaza. Imbwa ebyiri urazizana kuri kamera. Simbaguruka. Ntabwo irakubwiye. Nabikubwiye. Wina. Nabikubwiye. Njyana imbwa ebyiri njyewe. Wewe nawe umbase wina. Nere imbwa ebyiri wowe nere imbwa ebyiri njyewe. Akoro umbase kikekosora. Ngosora iki? Nese urumva? Waje wanje. Naje wawe. None kuvuga ngo nere imbwa ebyiri njyewe nere imbwa ebyiri Keza. Ahubwo tuzana waje mu buvumo bwanje 10. Ni wawe. Nesa ni wawe. Waransimbuye rero. Yikorewe.
Byanye nako gushwanya kuzabyenye nuko ntabishaka kuyiguteza ariko ntambwe ebyiri kuri kamera. Uranize imbwanye kandi ryo unayiguze inoti 500 hakene. Aha 500 sora yatunze uzi nuko asa. Sex aziko. Abaye 400 abucya yahiye yashize. Kubera igitsina shuti yanjye mujye mwiga. 500 nagaruze. Wenda bena mbere munze yuko uje mu mihanda wari warabuze cyane. Byari yarazimye bya danje. Uragarutse mu mihanda. Yaje sha. Uzumva kuri mishu ex wawe ni byinshi uzavuga mwacayemo. Cyanya ku ikofi y'abakiresha. Yego. Ariko nyamara bazara umukire. Inde? Yego. Twakomeje. Wina bena mbere umaze isure njema. Ibihugu byose narabitembereye utuvugana n'indi uri match y'igikombe cy'isi. Narimaze iminsi muri Amerika. Ariko muri no minsi mifite iminsi mu Rwanda mike mifite iminsi 3. Mu Rwanda mike ko ikomeye cy'isi goma kurangira ndi mu Bwongereza. Bwongereza muri Amerika hose goma kwatembera. Umunsi waje mu Rwanda nibyo mu Rwanda urabona gute? Mu Rwanda naje kureba iki naje nkurashingiye iki cyana cyaha ariko ndabona nazi ikintu biri kiri. Seka maherezo uri buncibisebe mani kwa kunzunguza. Oya urabizi nawe. Niba ari ukufata abakobwa biri twebwe mu Rwanda nagaruko badufata. Udufata nk'amata y'abashyitsi. Nta mpamvu yo kungara n'amafaranga niyo mpamvu. Nese ari heza yerekana ari. Jewe se. Ari heza. Uramo kufa yarebe se. Nyina ari. Ngiye kuba nta foto nta cyabaye. Yerekane. Imwese. Wina. Njewe yerekane mbyemere ko ufite iryo ko. Usibye kuvugisha umunwa gusa. Muteretesha umunwa nicyo kibi cyane. Kandi babwa mwerekana ibikorwa mukabibura. Binyereke. Erekana kuri kamera y'amafaranga. Wina, okay, wenda Keza. Keza. Wina mbena mbere nibyo mishu mwakunanye sibyo? Ako umunsi afite umukunzi mushya. Mbena mbere ucyo umukunzi mushya mishu. Witwaye. Wabyifashe mu. Umukunzi mushya. Aramufite. Mishu afite umukunzi mushya. Afite umukunzi mushya. Wajya umenya mani ko washaje wagoswe mani. Afite umukunzi mushya. Waragoswe. Watakaye mu bigori. Washaje sese mu mukunzi afite mushya. None se nta mufite nabyo uzi? Ntabyo nzi rese ko ari mbyumvise koko. Iturize rero. Umukunzi mushya meza ati. Ningaye nakita akurushi nta kintu takurusha abe namba. Wari down man. Ari down. Ari down man. Nese yagiye kumutaka ndi yamusanga ari kwingwa atari down. Erega hari ukuntu umuntu urumva. Kikagera arumva kumvura mu. Ako mani n'abagore turanayoboye. Wone umugabo wemera ukamuhomba business akagumya kangara. Akantu kadapimana nusuro bashiti yanjye kagati umuhomba hafi miliyoni 2 cyangwa 3. Ariko nyene ubu tuvugana iyo wahombye. Tujye mu cyaro. Hanyuma tujya mu cyaro uragumya ukajijisha mu mujyi ariko shiti yanjye jya wemera utagoranye ubu tuvugana neme warazimye ndi hehe ahubwo ahiti yakoze umugurire byeri ma kuba kuzanye imihanda kujya gusubiza kuri kamera ahiti nagenda nagira ibisaguze ma tuvugana muri apartment mu 800 baza wumve nese kubara mu nakubwiye ngo winara ubundi muri apartment mu 800 nazaniye kuri kamera ni bwoko ki akoroke mazira kubyimba ugeze amari gukora ko ndi hano none rwango ni bwoko ki njewe wa mugani ugeze amari kuri kumwe nanjye n'umugabo wa mishu ukaba wayi kwari kivango ngo umuntu mwazena nini Wongera kuvuga ibyo bintu. Afasha bako warumwe ukaba wibagira ngo rajana ngo mu rutiri kubane muri bwoko cyo. Wagiye kuramo imbuto. Kuko wagiye wagize imana kubera ko ndi kumwe nawe. Ahubwo nujya kwigora ry'umyanze mu gihe. Urikundiraho hiti wowe. Ni ukuri nta hiti pe. Ahubwo bamunzane ya industry. Yarazwi pe. Kubazwi se. Ageze kuki se yageze kuki. Areke yego. Umvase. Ubuso bari ho bose tuye tuvango ni basheribe. Ufite cyano se. Ufite cyano. Wase urayigira. Tukurebe he. Nyina urayigira. Jya kwawe na iko. Jya kwa hari imihangano. Hari indirimbo. Nasa bikumariye iki? Buna icon jyaure. Kuki? Ndi kukubaza. Iterambere ugezeho niri. Wabwira abanyarwanda kurya bashishikariza kurya nabo babyinjiramo. Wowe bikugejeje kuki? Ne ubutuvane wanze. Ahubwo ndiraho hit man. Hari umukobwa mwiza wigize wicara nawe manje. Tuvana ndanga kaka. Ntabwo nyiri kubona igumane. Ahubwo kwivumbura niko kuragaragaza yuko. Uraba kugoma kundira wiki. Icara wige man. Oya jewe. Icara wige man. Jewe nafuje gifite izina kuri cyawe. Kabwe ntabwo tukivura ibiromba shuti icara na frat. Umva kubwira.
mw'abantu mwe mu diaspora yagiye hanze abonye ijimo nibyo ubwate byaramuhombeje byarahiye byaranze ntago babona igitsina mu kiri inyuma ubona inguti ziri ku inyuma ngo uvuge ngo uzagera kure byakunda gutese Keza uyu munsi uyu munsi witwa Mishu ntago byakunda yo uyu munsi kwa Mishu umva se Mishu ndamuzi urumva ni inshuti yanjye sibyo ariko uyu nose moto ugiye utuvana kurembera ko murenzo nakurebera wowe diaspora originari uruzi ururimi rw'ikinyarwanda gusa njye mani ntago ndi uzi ururimi rw'ikinyarwanda gusa ntago ndi ikiromba uzi ururimi rw'ikinyarwanda utazi ururimi rw'ikinyarwanda ni uruhe rurimi rundi uruzi wowe ufurati ziki niwajya Uganda ngo wagume niwajya cyo erega nani uko uri gukoresha umunwa nawe nta kintu uriho basi wumva ko nyikira rero ngo kivuga ngo andusha vuga hano ngo kuri kamera ngo avuga icyo cyo cy'ifaransa bivuga ndahita nemera njye nahita nkugura jiripisi bivuga nimuguriye turebe nese jiripisi bivuga mu kinyarwanda wabivuge jiripisi bavuye mu kinyarwanda wowe sarase wowe ariko bashamara njye ntabwo wajya zaze ngo bikunde ntabwo wajya zaze ngo bikunde Keza uyu munsi ex wa Mishu yavuye hanze muri Zimbabwe ari mu Rwanda ari mu Rwanda wowe ururimi rw'ikinyarwanda gusa kivuge nta kibazo nawe ndusha winyigana ikinyarwanda avuga ibyongereza kivuge nzi icyongereza nzi igiswahili nzi igifaransa urumva ururimi ntazi rwonyine oya ariko kugira ngo mbyemere ahiti mubwira bivuge kivuge tujye mu cyongereza bivuge aha yego ibyo ni iby'abana bacu ibyo ni ibya oya nawe nguragukurashye nyina ngo izina ryawe what is your name no kumbangamira ndakupeshe no kumbangamira ndakupeshe uvuga utuje witwa nde how old are you man what is your name sikomeruka ngira ngo wariyogoshesheje none ya misatsi uracyayifite imisatsi wayimenya wowe Imana izananire gukundana n'umugabo ufite imisatsi nk'iyi wamukura he wamukura he ntabwo byakunda wamukura he yego niba ajyayo kaya tuzi kari urenze mu Rwanda shayo imisatsi ntabwo njye nayikunda uzajya hehe ntabwo nayikunda uzajyanwa nande ngenza nkunda umukene mu gihe wamukundaga ko yagiye uhe wamukundaga ko yagiye katana kwiteza asigara ngo nambere imbere y'amaso yawe yaragutaye karabaye uburi hehe amashiti yanjye twegatiye uburi hehe igihe kigeze turarekura yaragutaye nagaruye kurekura yaragutaye oya niyo yana ntacyo Jackson se amahoro oya yaragutaye abagabo mfite ni benshi Jackson se amahoro yaragutaye ufite abagabo benshi urimo muri macyo indaya cyane uri indaya bitwaye iki IT washije imbere y'indaya koko washije imbere y'indaya koko niba ndi indaya se bitwaye iki nawe waje kuba umukiriya wanjye hari ikibazo kirimo wina tugane procedure tugane washije indaya ma tugane Jora ngo magari telefone ngo ati IT keza cyangwa ngo mukirana ni cyarakize oya kuba yarantaye njye rumva hari ikibazo njye nawe mfite kuba yarantaye shumi yanjye urumva nzabura abagabo kuko yantaye akuri indaya bitwaye iki mwari nawe uri umukiriya wanjye ndanago zemeye gasike ndanago zemeye wigumya kunguta ngo bitatu turabipfa indani zemewe ndanago zemeye aragufunga nta kibazo baragufunga oya wina keza tuganire kubera ko uyu munsi Jackson se amahoro niko nitwa yego wina uri ex wa Mishu mwase mwarakundanye sibyo ex wa Mishu cyane uvuye muri Zimbabwe yego I'm coming from Zimbabwe no Mishu mwariyunze bize biti mano shako nise ko niyunga na Mishu koko asa after kaga fema ko nakuyunga na Mishu koko agafema afite nakuyunga na Mishu nakaye kano kanya aramwihakaye agafema afite nakaye man inde Mishu se ni narayobye bro yego narayobye nyimara kumenyana na Mishu narayobye nasanze narayobye kabisa yego yoro gushanga niyunga na Mishu nagasha afite kaye ntago mbizi nyamara ke Mishu aramusebeje Mishu ntago muzi kana Mishu aramuzi barabanye twabanye se ukundana n'imbwa niko bigenda man kundana n'imbwa igihe kiragera imbwa mani igihe kiragera imbwa ikaguta imbwa sirihe dore imbwa ngenzi nabura kuntu ari kuyongoza nkawe se yahita akajya hese nore imbwa nyinshi
dore imbwa nyinshi ndikwaga gukora n'imbwa akazi. Ndikwaga gukora n'imbwa akazi. Kamera sheri. Kumushuza se n'uwawe. Ndikwaga Korodi. Ngura ubwire. Ngaho. Ngiro cyose. Nese kubera ko ndi mu diaspora, umva namenya n'umunyarwanda koko. Akora wina nawe ushaka ko ujya gora wese. Oya kubera ko hanze. Ngaho, so ndebera. Shamishi yagane. Kubera ko nawe ndi mu diaspora nagora n'abanyarwanda koko. Komera kome. Imeze bite shu? Imeze neza se nanjye ndaho. Wina, bena mbere ikaze mu Rwanda ariko sheri wawe yaguciye inyuma. Sheri wanje we mishuze? Mwana wongera kumbwira ibya mishu bro, wongera kumbwira ibya mishu. Mishu mwihorere wongera kumbwira ibya mishu. Yego. Wina, uyu munsi rero sasa ugeze mu Rwanda, Keza nakwakiriye ariko yakugoye cyane akwita inyama. Ikibazo keza yango ninda mani icyo kibazo cya. Nese bintwaye iki? Kunyita ntacyo bintwaye sheri. Je numvaga bivuga. Ikibazo no kunyita indaya no mu kandongora sirongora indaya gute. Gera kurongora je. Kara. Nende kukubaza. Wina warabikoze. Gera kurongora je. Uransuzugura sema ni ukunyita indaya no kandongora nkamwishyuza nicyo kibazo. Ubwo naraguhaza. Abikora buruse. Niko ndiyama icyo kintu ndamwubaka nsuzugura. Kubera ko munongora umuntu ko namusuzugura. Naraguhaza. Ubwo naraguhaza. Kumaga najye umuntu adahaye ko kurya indyo imwe ntabwo byakunda. Umuntu abakeneye guhora ahinduranya. Sibyo? Kuraho rero. Nakureka. Jackson sema waro nitwa. Ngira ibintu igendere kabisa. Igendere. Nakuretse. Twese twarekanye. Ndagukatiye kuri. Namishu sinamurushaga ubwiza nta nicyo namurushaga. Sibyo? Waramutaka ukamutaka ngafite inuze nzima ngafite iki ngafite iki. Yarafite iki kizima. Ngorera ngo wajyaga mu manyongo wahenamo ngo ukumva ngo ni woke. None ngo umutaye mu bishanga shumi yanjye. Ngo yaranyaraga kamera mu mabati. Umva shumi yanjye. Niba ari ikintu cyambabaje no kubona misharibwa na Eric man. Yarishebeje. Kana narakuri. Ikindi kintu yarakeneye ni ibiceri papa. Kana narakuri. Kana n'ibiceri byamushizeho papa. Nigute namuriye nawe narakuriye. Nigute nakuriye nawe namuriye. Uribuka umunsi wabo ngo bamuhaye 400. Byose byaragiye. Si byaraye bishize. Byagendeye kuri nde. Iyo katire sambiri yagendeye kuri nde. Yego shayi. Uracyaka. Ava nutsome mbabara. Nutsome. Ndanzana. Ndagucakutsoma mbabari. Jiore. Nyera ndagwaza amarira baguteje ariko mara babonye udashoboye akazi ntugashoboye yo. Amafaranga kahari. Amafaranga arahari. Naye hari papa. Amafaranga arashize. Amafaranga arahari. Rega mfata ku ngufu. Mfata neza witonda. Ku ngufu. Corona okay. Nari kumfata hano wakanyica. Kandi shire man. Ise kuri kugumya kumanagura ibyanje. Warabiguze urabimpahira. Bese byabibahehe. Nyine urabimpahira. Koma muzi kurya ibyo mutaruhiye. Ibiki se byawe? Mwamenyere kurya iby'ubuntu bro. Erega iyo umuntu yari iby'ubuntu ntamenya kubiha agaciro shiti yanjye. Iby'ubuntu ni bihe? Nibe nari iby'ubuntu. Bikese? Ni bihe? Nibe iby'ubuntu. Ubwo muri makengira urukundo rero nari iby'ubuntu. Gushaka urukundo rarufite. Ndarugirirwa. Nuko rugutura mu bihombo. Ndarugirirwa. Nuko rugutora mu bihombo. Urwo rukundo ndarugirirwa sheri. Ndarugirirwa. Shanges dere yambwa ngenzi yawe. Gisha. David. David sheri wakeza. Sheri wakeza David. Niwe nashawe n'ubamwanya kahise. Ese umugabo wawe yagiye he? Umugabo wanje we. Umugabo wawe yagiye he? Wawe uri wiratana yagiye he? Sha umugabo wanje se sha uraho yimuvugaho. Ntagari ngomba kumva ngo umugabo wawe warakoraga byadanje. Hanyuma igihe kigeze muratandukana. Nese wari watandukanye na Mishuru babikaze. Nanjye wanje kwa byara twaratandukanye nabo bikaze. Umuntu urenze kuki watandukanye na Mishuru? Hoyi wowe ahubwo. Kuki watandukanye na umugabo wawe? Impamvu twatandukanye hari impamvu sheri. Hari impamvu. Impamvu watandukanye na umugabo wawe? Yego. Nkuko nawe ufite impamvu watandukanye na Mesho. Impamvu watandukanye na Mesho wawe menya ari. Nge ntayo nzi. Nanjye impamvu utagomba kumenya yanjye n'umugabo wanjye ko twatandukanye. Nta kibazo nawe yarakwanze ashaka undi. Hari ikibazo se? Mesho ntabwo yanyangura bizi. Ndashahita njya kumuhamagara n'uwanga. Muhamagara. Kibaga bro. Muhamagara. Twagiye muhamagara turebe. Icara umuhamagara. Icara. Bro. Icara. Muri uyu munsi wanze ryoshye. Wina twagiye ko kamera turebe.
icara mani uvuye muri Zimbabwe ica turebe ese Jya kumamagara direct ngiye kumushyiraho Saruka TV show numvise ngo yashatse umukecuru kanyumvira ibyazanye yamaze nibyo ntusharabaye magana muzanye Nibyo se yashatse umukecuru ko yararongoye umukecuru koko Yararongoye. sibya kumusebya ndamubaza sibisi ne yararongoye Halo Hello? Sikuruka kamera kana mishu Hello? Halo Hello? Mishu Oui. meze bite Ah, Unumva uri bize cyane se mu kazi ngira naribi. Ngize ngo urahuze nyine ngo mbe nkoreze Mbwe nimba ari ibintu byihutirwa ko ahantu ndi hatuma tutavugana. ni ibintu byadanje ngo niba uhuze bwo wapi Mbwira ntari bindi kukumva. kandi mbwengano uri ngo ntago ngo Ndi kukubwira mwana ntari kaje mbwira. ubu tuvugana si Mishu ubu tuvugana urumva Icyumweru gitanye hano. ndi Kigali pareti urumva Kigali pareti turahabona Kimironko Ndahazi. ndi jyenyine naraburijwe waje ukandeba mana Urinde se ahubwo ko njyewe no telefone ikanyereka umuntu. iyi telefoni ni ya Saruka TV show ngo wahamagaje urumva njye ni bina icon uramenye cyane gwamenye Seruka. ni uko ni Saruka wa mukiga Narebe ndi kukumva. Ama uri gushaka iki se? nuvuga ngo njye ndi kugushaka ndi hano ndi Kigali pareti Uri gushaka iki nyine? Njye uri kunshaka se nk'uwari? njye nshaka usangayo Nkakora iki? Nibyo bintu ndi kukubaza. iki Kubaza nyine nkakora iki? nyine vuga ngo urumva nabonye mu diaspora ufite gahunda ubu tuvuga ndamukubye nuvuga ngo abayishakira aba diaspora bafite gahunda bayishakira amafaranga muri make ni indaya ayawe yagushize Ni indaya. ugarukaho kumara iki wabaye indaya nawe wabaye indaya abayishakira amafaranga mani Ubaye- abaye indaya nawe wabaye indaya ubukuruza umunwa hasi ngo ukeneye ngo mishu ayiti dukeneye wari ufite twagushizeho gituza mani nkiva muri Zimbabwe ibihugu byose nabizengurutse nyimara kujya muri Zimbabwe urumva ayiti nyimara kuva muri Zimbabwe ndakarabye Winner. yes njyangu bite umbata utazankubita we ubiswe n'indaya mani ubiswe n'indaya